ndabashuhuje kandi mbifurije kugubwa neza mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi hano kuri Doruka TV. Kuri Doruka TV ni ishakiro ry'ubutumwa bwiza, ishakiro ry'inama ndetse n'ijwi ry'ihumure. Njyewe muri kumwe hano kuri Doruka TV ni Pacifique, imbere zacu mukabona umubyeyi mwiza, umukobwa mwiza ushima Imana, ndetse n'abantu babanye amahoro. Nta wundi ni Irakoze. Turakwakira hano kuri Doruka TV, wasoza abadukurikiye. Ndabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Abari iwacu, Umunyarwanda bavuze ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. Abari mu gihugu cy'u Rwanda bahaye yambo, abari hanze yacyo namwe tubafite ku mitima. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Yego. Ubu se wadusengera mbere yo gutangira ikiganiro? Yego, nshima Imana n'isabwa kadusenge. Mana mu izina rya Yesu, urera kandi urakiranuka. Duce bugufi imbere yawe, ntabo ari tw'izina ryawe habwa icyubahiro. Data, reka presence yawe igaragara aha, uduha amagambo y'ubwenge kandi abazayumva azabagirira umumaro. Urakoze, urakarama mu izina ryawe Yesu, amen. Kuri uyu munsi wa none tumaze iminsi tubona ibintu biri hanze byo ni imiriro gusa. Nanone ntabwo nta mbutiyaje, biri muri feruje. Yego, ubuzima buri muri feruje, buri muri ambutiyaje. Imiryango iri muri feruje no muri ambutiyaje. Urarangara gato neza amategeko ya feruje akagutsinda. Noneho ngira ngo uyu munsi tugiye kongera tugaruke kuri cya gice twahariye umuryango, ariko nanone twongere tugaruke kuri divorce. Ushize twatanze igice cya mbere, tuvuga ese ni gute divorce, ese gutanga divorce ku mutima wawe ukongera ukayitanga no mu mategeko, mbese ahantu hose ukemera ko utanze divorce biremewe cyangwa ntabwo byemewe? Ibyo Irakoze yatangaje cyangwa se amakuru yabahaye, ngira ngo mwarayabonye kandi mwabashije kugenda mubikurikira umunsi ku munsi neza. Isomo yatanze mwararibonye. Tugiye kugaruka noneho, ese ikibazo cya mbere, divorce ni gute twazigabanya muri sosiyete? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, ese mu gihe ubana n'umuntu, urabana mu rwego rwo kwirinda divorce, amakimbirane ajya aza tuyasasire, mbese nyine dutwikire nk'abatabibonye. Kumva ibi byose tuza kubiganiraho hano mu kiganiro, ariko nanone reka mbanze ngaruke gato, ni gute divorce twazica mu Rwanda cyangwa se twazikumira burundu? Tuguhaye ikaze. Murakoze. Kimwe cyo ubushize twavuze ku kintu kijyanye na divorce. Abantu barakurikiranye cyane, ko mujye mushobora comment tumenye uko mwabyumvise, biduha kumenya icyo tuvuga ubutaha. Atwo n'ubu tukaba dufite gahunda yo gukomeza tukagaruka kuri divorce. Rero divorce ntago yacika burundu. Ndakubwira impamvu, cyangwa n'abadukurikiranye impamvu itacika burundu. Ni nk'uko n'umwana w'Imana igihe yaziye mu isi akaza aje kwitangira twebwe abanyabyaha ngo tureke ibyaha, bamwe barabiretse abandi ntibabireka. Yego, bivuze ngo ntabwo divorce yahagarara, kuko twebwe ntabwo imitima yacu twebwe twese ifata ibintu kimwe. Yego, bivuze ngo ntabwo umupagani yashira mu isi, kuko mpamya ko divorce buriya kenshi ituruka muri kamere ya gipagani. Yego, nta mukristo ukora divorce. Nta mukristo ukora divorce. Niko ntekereza, kandi n'undi wese ubyumva.
niko yabyumva. Icyo akora hari igihe biba ngombwa ko ayikora bitewe n'ubuzima, ariko jyewe aho hano ndaza kuhagarukaho. Rero ubushize twabonye ko divorce twari twagaruye ku kintu kivuga ngo ko abantu bakora divorce hama mu kanya bakagaruka bakabyarana. Sinzi niba ubyibuka, niho twagejeje. Umuntu baratandukanye ntibabana, ariko ejo ugasanga barabyaranye kandi ntibabana. Birashoboka ko batandukanye mu buryo bw'amategeko, cyangwa se batandukanye uko babyumva, umwe yahaza undi n'undi ahaga undi, nuko bigenda gutyo. Ugasanga ba bantu batandukanye, ushize warambwiye ngo buriya iyo umuntu yafashe umwe yo gukundana n'umuntu bakabana bakabyarana, ngiyo banganye, ngo umwe muri bo ameze nka enemy y'igihugu, twambwiye yego. Biriya rero njye naje gusanga tabyita ubudode n'ubutiku, ni bwa buntu shitani akomeza biba mu bantu. Turiya tuntu duhura natwo dutuma abantu batandukana, bagashwana, bagatukana, bakagera guta two dukurura divorce, dutandukanye n'ikintu Imana yafatanije ku mugore n'umugabo. Bivuze ngo urukundo Imana yabibye hagati y'abo bantu babiri, mbere y'uko bangana barabanza bagakundana. Rwa rukundo Imana yashizemo ni rwo rukomeza kubatota, ugasanga umuntu atandukanye n'undi kandi bakabyarana. Uri kumva? Bivuze ngo icyo giteye ko babyarana, za kamere za muntu ziba zibaye nk'izigabanya ubukana, ariko icyo Imana yashyize hagati y'umugore n'umugabo kigakomeza. Yego, umuntu agakora divorce, undi agakora divorce, bagatandukana, umwe akubaka urwe rugo n'undi urwe rugo, ejo ukumva ngo babyaranye. Icyo kintu kucyumva bivuze ngo ibyo dukora n'ibyo duhura nabyo n'amatiku n'iki bitandukanye n'icyo Imana yafatanije, aricyo kizingiye mu rukundo. Bwa rundi Bibiliya itubwira ngo rw'agati gakubiranyije rwo guhanuza kwa Yonatani na Dawudi, abantu bagize urukundo ngo rw'agati gakubiranije. Agati gakubiranije ro kumva hari uduti tuba mu ishyamba, iyo mu kamwe karakuze none kakura, wajya kubona ko nara kandi kajeho, nako gahera hasi nkaho kagafashe ikirere kakizunguriza kuri ka kandi kuryo wagashesha ukajya ubona ahantu kagiye kanyura. Iyo bavuze agati gakubiranije n'ubwo bitanumva gutyo. Urukundo Imana ibashize hagati y'umugore n'umugabo ni rwo rutajya rusaza, uretse ko ruterwa n'abadayimoni bo bagashaka kurusenya, ariko ntirushiraho. Ikimenyimenya bari abantu bajya basurana bakabyarana, kandi bakabyarana umwe abiwe n'undi abiwe. Tujye dukikiye Imana yafatanije, kiba giteye ubwoba. Ugasanga umuntu mwaratandukanye, mwaradivorushije, ariko ugasanga arakugenzaho ijisho ngo wagendewe na runaka, akagufuhira, agasakuza ngo nabonye winje, ngo uriya muntu winjiye ngo yaje gukora iki? Muri abana ntimubana, mwaratandukanye, ibyo rero murabizi, ariko ugatangira ngo yaje gukora iki kandi nturi mu kibana. Bivuze ngo ikibimutera ni ifuhe ry'uko gukunda, rwa rukundo rwa mbere ntabwo ruba rwararangiye. Ujya ubona ikintu cyatunzeho uruhumbu kiba gikonje. Uruhumbu iyo rufashe ikintu, uruhumbu sinzi ko abantu bari ubukonje buri hejuru cyane. Iyo uzarebe nk'ikijumba kiri ahantu, cyangwa se igihingwa runaka, cyangwa se igikoresho runaka giteretse ahantu hakonje, iyo hajeho ikintu bita uruhumbu, niba ari intebe nicayeho ukayitereka ahantu hakonje, hakazaho uruhumbu, haza ibintu by'umweru, cya giti cyangwa ikindi kintu kigize cyane cyane nk'ibiti. Iyo ari icyuma cyarwara umugese, iyo ari igiti kirabora, yego dayeri kirabanza kigakonja. Iyo kimaze gukonja kiracika, kiratoboka, igiti kirabura, dayeri kirabura. Rero buriya ni urukundo rw'umuntu n'undi rwajeho uruhumbu, bigira gutya. Iyo hajeho uruhumbu ku mibanire yawe n'umuntu, urukundo nyine ruba rwakonje, ikirimo hagati kwa kuri Imana yabashizemo muri mwe
kuzingiyeho ijambo urukundo, kuko buri urukundo rubana n'ukuri. Yego, urukundo n'ukuri biraturana. Udafite ukuri ntiwagira urukundo, kandi udafite urukundo ntiwagira ukuri. Yego, bivuze ngo iyo uruhumbu rwamaje gufata kuri kwa kuri, urukundo rurakonja. Kuko agatima ni ukuri, hakabona kuzaho urukundo. Ko ndibaza biragize, birasa n'ibifite ubusobanuro bumwe, ariko ukuri n'urukundo ni ibintu bibiri ndibaza bitandukanye. Reka se no kunganira ho kuri ako kantu gatoya. Ubundi ahari urukundo ruragurumana. Urukundo ni nk'umuriro ujugumira waka cyane. Ubwo rero urwango ni nk'amazi ashobora kuba yaza akamenwa mu rukundo, ariko nanone imbaraga z'urukundo rusumbye imbaraga z'amazi ashobora kuzimya urukundo aho nuko imbaraga z'urukundo rurajugumira, ruraka cyane. Noneho kugira ngo urukundo ruzazime cyangwa se ikibatsi cy'umuriro kizazime, ni uko wakoresheje amazi menshi ugasuka ukongera ugasuka. Rero dukora ngo kugira ngo uzajye kubona ubone umuntu wakundaga mugenzi we ejo aramwanze, umuriro ugira amoko atandukanye. Hari umuriro wakijwe n'inkwi nziza cyane, hari n'umuriro wakijwe n'ibikenyeri. Ubwo rero umuriro wakijwe n'ibikenyeri, iyo ugiye kuwuzimya byonyine niyo ukubisemo inkoni uhita uzima. Ni kimwe na rwa rukundo rw'agahararo cyangwa se rwa rukundo umuntu akunda umuntu bitewe n'icyo ararikiye. Iyo ukubisemo ikimbirane gato ruhita rukonje. Ariko urukundo rw'umwase cyangwa se umuriro wakijwe n'umwase ni kimwe na rwa rukundo umuntu akunda umuntu bivuye kure. Wamukunda ukamukunda wese, kugira ngo ubone ikintu kizajya kuzimya rwa rukundo cyangwa se kizajya gukonjesha rwa rukundo. Uzazana amazi usuke rimwe byange, wongere uzana andi mazi, umwotsi ukomeze ucumbe. Noneho ahacumbye umwotsi haba hakiri ibyiringiro ko haba hashobora kongera kwaka. Nuko nakunganira gato. Urakoze, ariko tudatandukiriye, twe turi kuri divorce. Mureke divorce ntabwo ari nziza. Divorce hagati y'abagore n'abagabo ziravuza ubuhuha ku rwego rukomeye. Kandi tukibagiza ko dufite abana b'abakobwa batarabona abagabo babashaka pe, ariko barababuze. None abababonye ni ikibazo, ukibaza bimeze biti. Ariko reka bushize twavuze ibintu bitera divorce. Buriya niba warakunze umugore mukamuranye imyaka 2 cyangwa 3, ukajya agenda wumva uko umwaka uje ugenda umuhaga, urasatira divorce. Yego, niho urajya muri divorce, kuko tuje urugenda wumva ugenda umuhaga, ugenda ubona beza bamuruta kandi uribeshya. Hari ukuntu umuntu ubundi bavuga ngo urukundo ruhora rubagarirwa. Rubagarirwa. Rero numaze imyaka 2 ukumva ko akundaga umugore atari kukimukunda, cyo akundaga umugabo akarako atari kukimukunda, abadayimoni bamaze kukwinjirira. Barinjiye buriya, bamaze gufata nk'ingune 2 z'urugo rwawe. Ingune 2 z'urugo rwawe abadayimoni bamaze kuzifata. Nimba ujye ubona umugore umunsi ukabona ni kibi, sizo arigeze kumbwira ngo umugabo yaramubwiye ngo njya kugushaka ngo narahubutse. Umugabo niba ujya wica ukabona umugore wawe waramushatse uhubutse, uri ikibazo ku buzima bwawe mpaka upfuye. Niba ujya wicara ukabona umugore ukavuga mu mutima habe no gutabimubwira, ukavuga ngo nagushatse mpubutse, uri ikibazo, wuzuye abadayimoni. Aho gusenga Imana ibe nkikugarurira umutima w'ubumuntu, kuko umutima w'ubumuntu wagushizemo ntawe ugifite, ntawe ugihari.
uzi umuntu ukubwira ngo narahubutse yarafashe inkwano ye akayizana iwanyu akazana twa tugamba muzi bajya bavuga amara akakora akavuga ati njya ndeba narahubutse kugushaka. Ese koko niba nta bintu ashobora kuba n'abamugora sibyo hari igihe umuntu akugora byo akakuzonga ariko niba uzi ko ari umuzonga buriya bajya bavuga ngo abantu babiri iyo baburana haba harimo uwigiza nkana. Ariko niba wa mugabo we ugira umugore wawe uzi neza ko wenda mu mutima wawe uzi ko nta kibi gihambaye cyatuma umubwira gutyo ukarifata ukarivuga, hari ibintu birashaka kumutera kurivuga. Kimwe ashaka kuba mugora, ubwo ni ku mpande zombi n'abagore bumve. Kabiri ashobora kuba yarabonye abandi asigaye agendana nabo bamurusha ubwiza, kandi ubwo bwiza ukurikiye nabwo burya burashira cyane. Nabwo burashira burashira. Rero umugabo ujya wicara akabona ko umugore we asigaye ari mubi, umugore ujya wicara akabona ko umugabo we asigaye ari mubi, urugo rwanyu abadayimoni bamaze gufata inkingi ebyiri, nibamara gufata izindi ebyiri cyangwa se imfuruka, reka mbivuge gutyo, cyangwa imfuruka z'urugo, muzi ko urugo ruba rwubatse rufite intuze enye gutya enye, haba hanze haba mu nzu siba ari enye. Buriya ebyiri iyo zimaze gufatwa urugo ruba rwatangiye kumera nka gutya, ruba rwatangiye kunyeganyega, ruba rwanyeganyeza, umwuka wera aba yasohotse, amahoro aba yasohotse, umwijima winjiye, umushiha winjiye, kwiyamana byinjiye tayari. Kandi umwe muri uwo aba ari we nyirabayazana, ashaka kuba ari umugore, ashaka kuba ari umugabo. Wabisha divorce buriya iyo urugo rwatangiye kugira gutya ujye umenya ko divorce yinjiye. Ni ukuvuga ngo ubaye ukivuga gutyo mpita numva icyo bita aramu mu mvugo y'ikinyarwanda cyangwa se integuza. Aramu ya divorce niyo ngiyo niyo kabisa. Niba ajya yicara akabona umugore wasigaye ari mubi, niba usigaye ujya wicara ukabona umugabo wawe ni mubi, tayari urugo rwatangiye. iyo ni aramu mbese ubaye ufite gutekereza wakanguka ukavuga ngo ni ibiki mbona muri uru rugo, kubera iki bimeze bitya. Kuko iyo ukomeje kubirebera urugo ruragenda. Rya jambo ryo kubwira umuntu ngo njya nkorera nkabona ngo narahubutse, tayari wamaze kubona beza, kandi nawe wamuzanye ari mwiza, nawe yari mwiza, wagiye gutanga iyo nkwano se ubona ari mubi. Ariko jyewe baranshutse njya nibaza gute umuntu afata umwaka wo gutereta umuntu imyaka 2 imyaka 3 ukavuga twatuntu mukavuga inkonda zikagwa mukavuga mugataganga, wamushyitsa mu rugo ngo dore uko gisa, wowe urasute. Buriya nawe akurebye yabona asa nk'ukusa, kiriya kintu uba umubwiye buriya nawe abaye ufite kamere, nyamara buriya y'abantu bari kuri tele burya baba basa ubakubisa no ku munzani w'umubiri. Hari uburyo umuntu ababara umubiri ugacika intege, buri wabakubitamo igipimo yasanga mwese umubare wanyu ari umwe. Yego ubwo rero urwo rwatangiye kugera gutya aramu yamaze kuvuga, nushaka ufite ubwenge pfuka musenga Imana yonyine, nta muntu uzakugira inama y'ukuntu ubaka urugo. Ikindi nanenga umuntu ugira ibibazo mu rugo ngo umugabo ngo byapfuye ngo byanze, ugatanga ujya kwirirwa ubwira bagenzi bawe uko byakugendeshye, bari bazagusenyera bazakongeza. Ubwo n'iki se kutabwira umwe mu barushenye? hari n'abarusenyera uhagaze. None se ugira ngo buriya rero buriya nunanirwa kubika ibanga ry'urugo rwawe n'umugabo wawe ukarirenza umuryango